Ese ujya utekereza ku ngaruka zo kwereka inshuti zawe uwo mukundana? Niba ubikora cyangwa ubyifuza, menya izi ngaruka 11 mbere y'uko ubikora, ushobora gutungurwa. Ingaruka ya mbere, ishyari. Bamwe mu nshuti zawe bashobora kukugirira ishyari kubera uko umukunzi wawe ameze, ibyo agufasha cyangwa urukundo mufitanye. Ingaruka ya kabiri, gutangira kumugirira amatsiko. Inshuti zawe zishobora gutangira kugira amatsiko imibanire ya hafi n'umukunzi wawe, rimwe na rimwe birenze urugero, bakaba banamugutwara. Impamvu ya gatatu, kwinjira mu buzima bwanyu cyane. Hari ubwo inshuti zitangira kukugira inama cyangwa kwivanga, aho ngo bashaka kugira ngo bacengere kugira ngo bamenye byinshi byimbitse ku bugama mu makimbirane. Niba wahuye n'ibibazo n'uwo mukundana, inshuti zawe zishobora kumuharabika cyangwa kumushyigikira uko bitari, bikarushaho kwangiza ibintu byinshi mu rukundo rwanyu. Impamvu ya gatanu, umutekano w'urukundo rwawe ushobora guhungabana. Iyo abantu benshi bamenye umukunzi wawe, haba hari amahirwe menshi ko hari abashobora kubabeshyera cyangwa se no iyo abantu benshi bamenye umukunzi wawe, baba bafite kubasenyera ndetse no kubasenyera urukundo. Icya gatandatu, inshuti zitangira kumugereranya n'abandi mwakundanye cyangwa se mwabanyeho. Bashobora kuguca intege, bashobora kuvuga bati ntabwo ameze nk'uwo mwahoze mukundana, amurusha ubwiza ndetse anaseka neza kumurusha n'ibindi. Gucika intege mu rukundo. Icya karindwi, gusebanya. Hari ubwo batangira kumuvuga nabi cyangwa kumuvuga nabi imbere yawe cyangwa se imbere ye, biturutse ku makuru mato waba warabaha. Icya karindwi, gusebanya. Hari ubwo batangira kumuvuga nabi imbere yawe cyangwa se imbere ye bitewe n'amakuru makeya uba warabahaye. Icya munani, bashobora guhita bamukunda cyangwa se bagakundana nawe nyuma y'uko mutandukanye. Kandi biraryana cyane iyo inshuti yawe ikundanye n'umuntu mwahoze mukundana cyangwa se witwaye igisebo cyangwa se mwatandukanye, birababaza cyane. Icya cyenda, kugira ipfunwe cyangwa pressure. Iyo umukunzi wawe atameze neza nk'uko wabyumvikanishije, ushobora gutangira kumva isoni cyangwa kugira ipfunwe bitewe n'uko ateye. Icya cumi nicyo gikurikira, bibiri bya nyuma, gushyira umukunzi wawe kuri social media ntabwo ari byiza habe na gato. Gushyira umukunzi wawe muri spotlight si ikimenyetso cy'urukundo rukomeye. Rimwe na rimwe ni nko gushaka validation itari ngombwa. Icya 11, bituma ubura umwanya wanyu bwite. Iyo benshi bazi byinshi kuri mwe, ubuzima bwanyu burasakuza. Gusa privacy ni ingenzi cyane mu rukundo. Ntabwo ari byiza kubwira abantu bose cyangwa se inshuti zawe zose gukundana n'umuntu. Wabibwira umwe nawe ukabibwira undi. Biba byiza mu rukundo iyo ibintu byose ubyimenyeye, wenda ukaba wabwira umuntu mukuru hari icyo ugiye kumugishamo inama bitewe n'imbogamizi wahuye nazo mu rukundo.